uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Haleluya! Christine na Dorcas muri Regina muri Canada bataramiye ahantu henshi hagiye hatandukanye. Murabizi yuko mu minsi yashize naje mbabwira yuko bataramiye Inkakova, bava Inkakova bajya Indomut, bava Indomut bajya Regina. Regina bakumva ari izina ry'umuntu, ariko si izina ry'umuntu, ahubwo ni agace k'ahantu muri Canada. Rero bataramiye igitaramo cyiza cyane ku buryo rwose n'amafirimbi yavuze aha mu gitaramo. Sinzi niba muri kubibona, Dorcas asa nkaho afite mu kanwa ifirimbi. Kubera ibyishimo rero bari bafite, ifirimbi ntiyari kubura kuhaba. Ifirimbi ntiyari kubura yuko bashobora kuba bari kuyikoresha bitewe n'ibiryo ibyishimo byari bimeze. Abafana bari bahari, abantu bakunda abana benshi cyane bari bahari. Twagiye tubereka mu kibuga cy'indege uko bagenze, uko bagiye bagenda. N'ubu ngubu rero bamaze icyumweru kirenga bari hariya muri Canada, mu mujyi wa Canada, ariko baba bafite uduce runaka bagenda bajyamo, uduce runaka bagenda bajya gukoreramo indirimbo zabo. Ni indirimbo imwe yabaye concert, ariko harimo n'izindi bagiye baririmba nyinshi cyane, bitewe n'uko bagiye baziririmba n'ubundi bakiri hano mu Rwanda, ko bafite indirimbo nyinshi cyane, bafite indirimbo nziza kandi buri wese yareba agakunda. Rero indirimbo isa nkaho yabajyanye hariya muri Canada n'indirimbo yitwa Yebo, 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 ntabwo nyizi neza, ariko twayiririmbana. Ahubwo ntabwo aricyo tuje kubabwira, ahubwo turi kubabwira amakuru uko bameze hariya muri Canada. Reka tubane. Bazamutse indege, buriye indege ku itariki mu kwezi kwa 10, n'ubundi ku kwezi turangije niho buriye indege mu matariki ya 24 niho buriye indege bajya hariya muri Canada. Babanza kujya mu mujyi wa Inkakova, ko Inkakova niho bagiriye igitaramo gisa nkaho ari igitaramo gitangira ibitaramo byabo byose. Bava Regina nako bava hariya muri Inkakova. Ibitaramo byose babirangije barataramye, mwarabibonye, ndetse bahita bimukira no mu yindi karitsiye yitwa Indomut. Indomut bakiriwe n'abantu benshi cyane, bakirwa n'abantu babakunda, abantu bari bahari benshi cyane. Ntabwo bari kubura bahari, cyangwa ntabwo bari kubura uko babakira, kuko aba bantu bafite ikintu bita abafana pe. Si twonyine mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo no hanze y'u Rwanda bafite ikintu bita abafana. Abafana benshi rero barahari, barabakunda cyane. Ubwo bavaga hariya muri Indomut bahagira nabo ibihe byiza, barataramiye, abantu benshi barishima, baratarama karahava. Ariko ubu ngubu bageze ahantu bita Regina. Regina niho bari gutaramira mu bitaramo byose bizabimburira, bizarangira bakajya mu kandi gakaritsiye, ubundi bagahita baza hano mu Rwanda. Bahagiriye ibihe byiza cyane rero, ibihe byiza byarasagutse, kandi natwe twarabibonye uburyo abantu benshi bari bishimiye uburyo aba bana batarama, bishimiye uburyo aba bana
bari abana beza cyane, abana bumva, abana bafite impano muri bo. Ubwo na Dorcas nawe yajyaga ku ruhimbi yagize emotions ararira bitewe n'ibiryo Uwiteka yabatabaye, Uwiteka yabagiriye neza. Natangiye ndirimba ngo uri mwiza, uri mwiza Yesu. Ntabwo twabona ibyo tukwifuza, buriya nibo babyumva cyane, kuko bitewe n'uburyo Imana yabagiriye neza, bakaba baravutse, bakaba barateye intambwe, noneho bakaba bagiye no mu gihugu cyo hanze. Ni ibintu bo bafite uko batavuga, ni ibintu bo bafite uko batabibona, kuko bitewe n'uburyo bakunda Imana, bitewe n'uburyo biyumvamo, ni ibintu rero bibasaguka ku mutima wabo, bakumva baranezerewe cyane, bakumva ni ibitangaza kuri bo. Ahubwo si ibitangaza, ahubwo ni Imana iba igikora imirimo, ni Imana iba igikora umurimo wabo kugira ngo basohoze ubutumwa. Abantu nibumva ubutumwa buba buri muri iyo ndirimbo, mu ndirimbo zose bagenda baririmba, abantu bazabasha gufashwa. Erega turi mu gihe cyo gusenga, kandi igihe kiruhije iyo udasenze nawe Imana irakureka. Icya mbere ni ugusenga, kandi icya mbere ni ukwizera ijambo ry'Imana, ukabasha buryo ki wakumva neza ibyo Imana iri kukubwira cyangwa Imana iri kugusaba. Igusaba guca bugufi, ikagusaba gusenga. Ibyo byose nubikora izabasha kuba uri umurame. Ntabwo waba uri mu isi harimo indirimbo, amatangazo menshi cyane, amaradiyo, amateleviziyo, nubwo waba nta telefone ufite cyangwa radiyo, ariko ugashyiramo indirimbo z'Imana, ariko ukajya gusenga. Niba insengero banazifunze, wajya ahantu urusengero rufunguye kugira ngo ujye ubohoka, umutima ubashe kuba umera neza cyane. Murabizi yuko njye rero iyo ngeze kuri aba bana ni abakarashi banjye, ni abana beza nkunda, bitewe n'indirimbo bagenda baririmba ziri humble, ziri so sweet, wumva nawe ubwawe ukumva ugiye ahantu, ukumva urishimye bitewe n'uburyo nabo baziririmba. Rero Imana y'amahoro ijye igomeza ibahe kurambera mu isi, basohoza ubutumwa bwiza rwose, bagenda babubwira abantu benshi cyane. Mu gihugu cya Canada bahagira ibihe byiza cyane, kandi n'ubu ngubu baracyagira ibihe byiza. Turabiteguye yuko natwe nibagaruka bazaduha indirimbo nyinshi, kandi turabizeye yuko natwe bazaduha igitaramo, tukabasha buryo ki tugenda nabo tukabafana. Turabakunda rero, kandi tuhora tubifuriza ibyiza gusa. Inyagasani Yesu ajya abana nabo hariya uko bwije n'uko bukeye, ndetse nibabasha no gufata rukimikere baza, Imana izabagenda imbere, kandi bazagire mu Rwanda amahoro. Turabakunda rero, amakuru yose ndayabaha.